Yes we bimeze bite bantu banje nizere ko mumeze neza. So guys, ubushize twari twarebye ku cyo bita music chat ya YouTube. Bamwe baravuga ati ngo ariko kuki buri gihe mwa mushaka guhanganya abantu, ngo kuki buri gihe mwa mushaka kureba ibintu ngiye bitandukanye gutya na gutya. Buriya rero abantu bamwe ntago babizi. Yes, we need to celebrate music. Tugomba gucelebrate umuziki muri rusange, abahanzi bacu bose birumvikana. Ariko buriya kimwe mu bintu bisunika cyangwa se bituma abahanzi basunikana umwagagira ishyari ryiza ryo gukora kugira ngo adasuzugurwa na mugenzi we, bituma nk'abafana twumva indirimbo nyinshi zitandukanye, twumva creativity bikazamura ikintu gikomeye mu bahanzi, bigatuma baba too creative, nyine bikungura umuziki muri rusange hagati y'abahanzi ndetse n'abafana, natwe twabyungukira mu twabona indirimbo nyinshi kandi nziza ku bahanzi zitutse ku bahanzi bacu dukunda. So competition rero, a friendly competition itarimo ibintu biri too extreme, nta kibazo kirimo kabisa. So nkuko mubize harashize iminsi myinshi tutirebera cyangwa se tutasura urubuga rwa YouTube chat ngo twere kuntu imiziki ihagaze, twabiherukaga ejo bundi rwose reka turebe kuntu bihagaze aka kanya. So nuvuga ngo mu minsi 28 ishize guhera ku itariki 23 z'ukwezi kwa 9 kugeza ku itariki 20 Oktoba, ubwo nuvuga iminsi 28 bihagaze gutya. The Benshi uri imbere ku mwanya wa mbere na 1,750,000, akakurikirwa na Bruce Melody ku mwanya wa kabiri, umwanya wa gatatu hakaza ngo Papa Clever, Diamond Platnumz